Shuti y'inkuru z'urukundo mix, aha ni mu nkuru z'urukundo mix nyine uri kumwe na Clement. Nibuka neza mu gice twashoje umukoboyi Micopo yiberuguru yibereye mu Cyankozo. Hanyuma inyuma y'ahandi Cyubahiro akorera turabona abantu babiri bahicaye, Karire na Cyubahiro. Hanyuma muri famiye ya Dr. Papa Karire Kinyana iri Nairobi barimo barategura kuzaza gusaba imbabazi. Ni byinshi rero biri muri iyi nkuru, ikindi kandi tugira byinshi mu nkuru zacu aho tumaragiye murabisi. Niba uri mushyano ukora kuri subscribe, ikindi kandi munsi ya video urakanagura amagambo y'ubururu atambitse uratangira n'igice cya mbere abo tumaranye igihe iza kadasohoka ndagutumiye muri iki gice no finale dutangira indi twitumbagiza kandi finale ikuryohere. Aho twamaze guhura kuri WhatsApp dukomeze tugubwe neza, aho taragera ushobora kunyandikira guteranya 250 87 55 35 95 tugakomeza tukagira n'ibihe byiza. Ngende Clement rero ndagutumiye dusoza iyi nkuru, ikaze tunashyira commentaire nyinshi, wibuka like n'ibindi ikaze. Nibyo nkuko twabivuze mbere tuzategura urugendo tujye mu Cyankozo tujye guhura nabo. Uwo ni mama wa Karire Kinyana, umugore wa Dr. Jean Baptiste. Reka tugaruke Bujumbura aho Cyubahiro akorera nyine business kuri Avenue de l'Université. Hari hashyushye, yewe hari abakira benshi cyane. Wabonaga ibiryo byiganjemo cyane ari imikeke n'ibirayi nyine n'inyama, ariko hari n'ibindi byinshi nk'amasamaki n'amafi. Reka tujye nyuma y'iyo restaurant nini rero turahabona ahantu hari urumuri rukeya ariko rw'amabara rw'isi. Turabona kandi intebe zihateretse n'ameza, tukabona n'abantu babiri bahicaye. Yari umusore n'inkumi nyine bari bicaye kuri izo ntebe barimo kurebana. Hagati yabo hari ameza yikoreye ibintu nyine bitandukanye, hari isahani nini irambuyeho amafi ya tilapia, ukabona arambuye iruhande rw'ibyo birayi bikasemo amafiriti nyine. Hari n'indi sahani itari ntoya iriho salade, hari n'ibirahuri bibiri burimo ji nziza, ji ya avoka nyine. Aba babiri ni bande? Ni Cyubahiro na Karire Kinyana. Oya, wabonaga barimo gushimishirwa rushwa rwose n'ibyo biryo bari kurya. Nubwo kuri Karire Kinyana nubwa mbere ririya ahantu nkaha, kuva primaire kugeza secondaire kugeza na kaminuza ikina basket nyine. Ubundi we iyo ari busohoke ni ba bantu nyine baba barakuze ubuzima, ari busohokera ahantu hamwe hari mu nyenyeri ngo zingahe nyenyeri 5 gutyo. Ariko uyu munsi yagaragaraga yashimishijwe n'ibiryo byaho ngaho muri quartier nyine kuri business yashiriwe uyu nguyu Cyubahiro nyine. Mu gihe bari barimo kurya baganira utuntu n'utundi, telefone y'umusore wacu Cyubahiro yatangiye guhamagara. Cyubahiro arayireba aritegereza, arangije abona ko uhamagara mama w'umubyara nyine. Wagira ngo yaratekereje ko Grafure we Micopo ubu ngo wari ufite phone yamerewe. Telefone ayitegerezaho gake, yarangije aribaza isubu nyitabira cyangwa nyireke. Ibyo rero byatumye Karire Kinyana agira wasiwasi no kubyihanganira, ubona biranze biramunaniye. None Cyubahiro urimo uratinya se gufata telefone imbere yanjye kuyitaba, cyangwa yitabye turi kumwe wenda bishobora guteza ikibazo runaka? Ibyo rero Karire Kinyana nubwo yabivugaga wabonaga arimo guseka, ariko arimo kubiforosa nyine aseka bitamurimo, ahubwo ashaka ngo afate telefone yumve uwo bavugana. Oya Karire Kinyana, ngiye ahandi mo natekereza ese ni mama cyangwa nakoresheje telefone ya mama, wenda ni mukuru wanjye ufite telefone ye. Ibyo rero Cyubahiro yabivuze arimo kwitegereza iyo telefone nyine. None ga Cyubahiro aba yari grand frère wawe byaba ari ikibazo? Ibyo ni Karire Kinyana wabibajije, bigaragara ko atizeye amagambo Cyubahiro mubwiye. Ubu nabirebye neza, aha babona ko yari arimo gucuruza ifu kuntu nyine yafushye. Shutu neza amatwi, erega nibyo Cyubahiro we ntiyashakaga gufata ibintu bya famiye ngahita bishyira ku karubanda imbere y'uyu mukobwa. Ariko rero bitewe n'ukuntu Karire Kinyana yaramubajije ibijyanye n'iyo telefone ihamagaye n'uburyo bimubajijemo, nawe uramutse ari umuntu mukundana muri kumwe wamusobanurira n'ubwo wenda wabimuhishahishaho gake, ariko wamutangira ukamubwira uko byifashe. Erega ngiye Grafure mba mbona ntesha umutwe, ngira ngo abakeka ko ndi ikijuju, abakeka ko ntatekereza. Ibyo Cyubahiro yabivugaga yereka Karire Kinyana tabura ya telefone ye, bigaragara ko hasevinzemo Karimama. None Grafure uvuga n'umwe wambwiye amakuru y'ejo nijoro cyangwa n'uyundi? Ibyo rero Karire Kinyana yibajije gutyo, Cyubahiro yarikirije azamura utwo wumanura amubwiye ko ari byo. Ni nka yakambwira ati ibyo uvuga nibyo nyine niwe. Ati se wumvishe yoroshye? Cyenda umva wafata iyo telefone, erega ushobora gusanga atari wowe uyifite, ari nka mama wawe uri guhamagaye.
Karekinyana avuze atyo Cyubahiro arimo gukanda telefone kugira ngo ayitabe. Alo, Cyubahiro yavuze atyo ashyira telefone ku gutwi ndetse yabivuze atavuze izina ry'uyitabye cyangwa ngo anamusuhuze. Umeze ute Cyubahiro? Humvikanye ijwi rituje ryaturutse muri iyo telefone ku rundi ruhande nyine. Se ni mama? Muraho mama? Cyubahiro yavuze atyo mu ijwi rishyushye umva yishimiye nyine. Turi hano na papa wawe. Turagira ngo tubwire kuri ayo mahera Elia yavuze ngo mushuti wiwe ngo arayaguha ngo yamwoherereze. Ngo ni wowe uri buyohereze bimeze bite? Kuko utarimo kuyohereza ngo urayohereza kuri telefone yanjye. Tubwire ibirebana n'ayo mahera, ayo mafaranga. Ibyo rero ni mama Cyubahiro wari ubivuze ngo ayo mafaranga bimeze bite. Cyubahiro bakimubwira ibyo yahise abona ko mukuru we adashobora guhinduka ngo akabetswe nde nikoga. Ndetse yabonye ko mukuru adashaka kwiga bitewe na situation y'ubuzima kandi katigeze anicuza ibyamubayeho. Oya mama, nta mushuti we n'umwe yigeze avugana nawe, arababeshya. Ukuri kwa nyako nguko ngiye yansabye amahera, yansabye amafaranga ngo arashaka kugaruka i Bujumbura, ngo arashaka itike. We yambwiye ngo ari ngo ibyasashara byiwe ngo hari umuzigo we ngo wafatiwe ahantu ngo aragira ngo aze ngo awurebe. Ntazi ko rero ngibyo byose mbizi. Ibyo Cyubahiro bivuze rero yahise yitegera amatwi muri telefone yumva amajwi y'abantu barimo kumirwa batangaye. Ryari ijwi rya papa we na mama we bahise babyibazaho cyane bumva bumiwe. None uyu mwana we yateguye kutubonamo ibijuju rero ubu si cyo bisobanuye. Ijwi mama wa Micopo yavugishiyemo ryari ijwi ririmo agahinda kenshi no kwiheba no kumirwa kandi. None ubwo wamubwiye ko ugiye kuyamwoherereza irayamurungikira cyangwa? Muze Stanislas ijwi yabarijijemo Cyubahiro byagaragaraga ko batigeze bashimishwa nuko babona Cyubahiro yohereza amahera yiwe. Muri ako kanya rero kandi Karekinyana yarimo kwitegereza Cyubahiro yateze amatwi bigaragara ko arimo gukurikira no kumva ibiri mbere kuri iyo telefone. Ariko si uko bimeze. Reka Karekinyana ntiyari aho ngaho. Karekinyana uko yitegerezaga Cyubahiro ishusho yose y'ejo ninjoro mu modoka ngo parafo y'imodoka ngo iba hafi, byose yarabyibukaga. Yibutse igihe batangiye kubigurutsa ukuntu babimukoreraga ngo ni sawa cyane. Byose yarabyibukaga ko amwitegereje ari kuvugira kuri telefone. Wareba kare ukagira ngo marumva ibyo Cyubahiro ari kuvuga kuri telefone naho maritekerereza ibyo ngibyo. Harimo bimwe ngo mu byo yibukaga cyane akumva arabyibutse neza kwera kumva ni byiza. Akumva ngo yanashikishisha rwose ngakumva ubushagarira buraje. Ngo nka cya gihenga igihe yamusomaguraga ngo akarima k'igikoni ngo kuntu ngo yakandaga ngo nkumva ko ngavuka ngo zahiye ngo mu gituza. Ngo n'igihe yabihinduraga agatangira kumuha ibibizo byo mu gituza. Ngo n'igihe ngo yakoreshaga intoki ngo agiye gusoroma imboga mu karima k'igikoni ngo akibuka ukuntu yamusomaguraga mu gituza kweri. Karekinyana rero ngakikumva ngo bakongeye bakabisubiramo muri ako kanya aho bicaye. Ibyo rero nibyo we yiyibukiraga Karekinyana mu gihe Cyubahiro yari kuri telefone avugana n'ababyeyi. Aho rero nshutuniza amatwi nibwo Cyubahiro yahise yibuka ko nta gisubizo gifatika kirebana n'amahera yigeze aha grand frère we. Yitegereje Karekinyana mu maso nkawe akamubwira ati wamfashije ukambwira igisubizo ubu nagasubije. Hanyuma se Karekinyana kugira ngo amusubize yaramwenyuye ahubwo ukabona agize isoni mu maso bitewe n'aho yari yibereye. Nibwo rero Karekinyana yakataga igipande cy'isamake cy'ifi akoresheje icyuma n'ifurusheti, arangije arazamura atamika Cyubahiro uri kuvugira kuri telefone. Ibyo babyita ngo no gutanga keya, ngo kumutamika ngo ni keya. Cyubahiro yarasamye aratangira aratamira nyine aratapfuna arimo gukomeza gusubiza papa we. Oyaye papa, njye namubwiye ngo ategereze mbanze nyashake nibwo nayamwoherereza. Ibyo rero Cyubahiro nawe bisubiza se ahari adahari. Ubona nkaho ubwiza bw'uwo mukobwa umaze kumutamika bwongeye bukamucanga, ari kwirebera uwo mukobwa kumva arishimye kwera kumva aguwe neza. None sinakubwiye ikikurikiraho ikibaho iyo Karekinyana asetse cyangwa kwitegereje ukareba amaso ye. Wowe uyu ni umushenzi, ntumwoherereze amahera, ntuzayohereze. Azabanze avugisha ukuri, asaba imbabazi z'ibintu byose yakoze bitari byiza n'ibyo yagukoreye. Mama wa Cyubahiro yavuze atyo mu ijwi rikarishye nubwo yavugiraga hasi. Muri iryo jwi ariko yumvagamo umujinya mwinshi, ndetse n'ijwi rya papa we ryumvikanaga kuri urwo ruhande rundi. Ese buriya rwanaga n'iki kuvuga ibintu by'ibinyoma gusa kugira ngo tubone ko Cyubahiro tutamureze neza? Ahubwo wubwe niwe utari mwiza na gato. Ibyo kandi papa wa Cyubahiro yumvikanye arimo kubivugira ku rundi ruhande.
Cyubahiro rero yakomeje kuvugana n'ababyeyi be ko bavugana. Karere k'inyana akaba ari umutamika, akongera akamutamika, agafata nka salade agashyiraho inyanya na ka mayoneze, akazomba no ku ifiriti akamutamika. Cyubahiro nawe yari yatangiye, nawe akamukatira isamaki akamutamika, bakarebana mu maso bagaseka. Cyubahiro akiri kuvugira kuri telefone, wabireba ukabona ni ibintu byiza kweri, ukabona abasosere, ukabona ni ibintu biryoshye. Ubwo rero bari batangiye agakino ko gutamikana. Jyewe unyumve neza Cyubahiro, mbisubiremo, uwo mushenzi ntuzibeshye nkohereze n'ifaranga rimwe. Muzehe Stanislas Hatungimana yavuze atyo kandi ntiyagarukirijeho. Erega twebwe ntitwakubuza gufasha mukuru wawe nibyo, ariko umuco wo kudahana ni mubi. Ni gute yakubeshyira ibintu byose bingana gutyo? None turakebwirwa n'iki ko aho ngaho i Bujumbura ashaka kuhagaruka ku mahoro? Ni amahoro amuzanye, naza agateza akajagari muri iyo bizinesi yawe, bizagenda biti? Jyewe icyo mvuze ni iki, nta kohereza amahera yari yo yose, nta kuyamwoherereza, ntuzamwohereza amafaranga. Muzehe Hatungimana rero yakomeje abisubiramo mbere yuko gato ko bakubye telefone. Shuto neza amatwi, uburyo Karere k'inyana na Cyubahiro bari bicayemo byari ibintu byiza kweri. Wabonaga barya, ukabona ni ibintu by'umwihariko ku bantu bakundana, ndetse bakaganira bona banaseka, barebana mu maso, barebana kana ko mu jisho. Gusa Cyubahiro yabyungukiragamo kuko Karere k'inyana afite amaso meza kweri. Rega n'abantu bamwe bacaga aho ngaho bari bicaye, warabareba ukabona barahindukiye, ukabona bamwe bagize ishyari bitewe n'ukuntu abo bantu bari bicariye. Erega aho ngaho ntiwari guhita umenya ngo Cyubahiro yicaranye nande. None ga Cyubahiro, none urankunda cyane, wafashe umwanzuro se tuzagumana cyangwa? Ibyo ngibyo Karere k'inyana yabibajije barangije kurya, ubu ntateretse noneho amacupa y'amazi ku meza. Jyewe rega Karere k'inyana, sinyega ko umutima wanjye waba unifuza ko nazakuburaho byibuze n'isegonda rimwe. Ni ukuri Karere k'inyana, ni ukuri. Ariko jyewe ga hari ikintu ndimo gutekereza, noneho nzabasha kwihangana numbwira ko wenda hari nk'umunsi uzambwira ko ugiye gukora ubukwe? Urumva jye nzabyihanganira? Ibyo ni Cyubahiro wabivuze, ndetse ibyo bivuze ubona yihebye. Hega Cyubahiro, gukora ubukwe nande noneho kandi? None ubwo nzajya gukora ubukwe n'undi muntu, wowe icyo gihe uzaba urihe? Ibyo kandi cyari ikibazo cyari gitunguye Karere k'inyana, yaragishubije rero ubona nawe atangaye. Hano nk'uko byabaye kwa Ana, Cyubahiro yarabivuze, ahita abifungiramo hagati agiye kuvugana ye. Yatuje abicamo kabiri, abona ko habuze gato neza yaragiye gusoza izina rya nyakubahwa Minisitiri Anaya. Ariko aho ngaho Karere k'inyana tayari yari yamaze kumenya ibyo Cyubahiro yarashatse kuvuga. Oya Cyubahiro, jye sinakora ibintu nk'ibyo. Hega njye ndi seriyeze, vraiment njye ndi seriyeze. Jye sinabigenza nk'uko umukunzi wawe kera yabikoze. Jye nkunda urukundo rwa nyarwo, simba shaka umuntu twatangira urukundo bikazarangirira mu kirere, umwe akigendera undi akigendera. Ibyo rero nk'umuntu wumva neza w'umunyabwenge, ibyo Karere yarabwiye Cyubahiro, yaramubwiye ngo icyo nge nifuza nuko twashakana. None Karere k'inyana, ukeka ko genda wandi umuntu ukenewe kuri wowe wanyawe? None reka nkubaze, papa wawe na mama wawe jye bamfata nk'umukwe wabo, cyangwa ibyo bintu babibona gute? Babihesha umugisha se ngo bikomeze? Ibyo rero Cyubahiro babibajije mu ijwi ryo kwiheba, ndetse ntiyabivuze arimo kureba mu maso y'Akarere k'inyana, ahubwo yabivuze arimo kureba ku meza yubitse umutwe. Hanyuma Karere k'inyana nawe wabonaga ko atishimiye cyane rwose, ubona ateye agize impuhwe bitewe n'uburyo Cyubahiro yabivugagamo yunamye. None Cyubahiro rwose, kubera icyo uvuze ibintu nk'ibyo, none njyewe nabyo twakwemeranyaho, wumva byaba hari undi muntu bireba cyangwa ufiteho umwanzuro wanyu? Numva ibyo twakwemeranya ari jye nawe n'Imana nta wundi. Genda bizi kera nari narigeze guhitamo nabi, ariko genda gusabye niba nguhisemo rwose ntazaba naribeshye, sibyo? Sinzicuze. Ibyo Karere k'inyana yabivuze arimo kwegeranya amaboko y'umukunzi we, arangije yegeranya amaboko ya Cyubahiro ayafatira hamwe, akajya afata ibiganza bye agasa nk'ubizengurutseho ibiganza bye, asa nk'umuhanagura nk'umukora akamasaje ku biganza, ku ntoki n'inyuma y'ibiganza. Erega jyewe Karere k'inyana ndabizi ababyeyi bawe bafashe igihe kinini babishoramo kugira ngo mwige, babarera neza, babarera mu buryo bugezweho bitanze, bashoramo amahera yabo. Byarabahenze cyane rero, ndakeka ko kuba barashoye amafaranga menshi ku bana babo, ndumva ko batifuza kubona bafata nk'umwana wabo w'umukobwa bakamushyira mu maboko y'umusore ukoresha ibyuya byinshi kugira ngo abone uko atunga umugore. Urugero nkanjye, rego ubuntu ubuzima njye bunyoroheye,
Ibyo rero Cyubahiro udakeka ko yahinduye ijwi yakomeje kubivuga muri rya jwi ryo gucika intege. Nyumva rero Cyubahiro, ndabizi neza urukundo ntiwarufata ngo rutandukanye na situation y'uko umuntu yinjiza n'undi yinjiza, ni ibintu bigendana bigirana na relation. Ndabizi umugabo aba akeneye ubushobozi bwo kwambika no kugaburira umudamu wiwe, ndetse umugabo wa nyawe w'umugentleman ibyo bikora atitaye ngo kureba ubushobozi bw'umugore we, ahubwo abikora kugira ngo amube hafi. Ntareba ngo umugore wanjye yinjiza ngahe, umugabo we aba agomba kubikora. Ibyo rero ni ibintu bigaragaza ko uba uri umugabo mwiza ukwiriye kwitwa papa. Ikindi kandi Cyubahiro, kuba ubigizeho impungenge genda bikunze cyane, binyeretse ko uzaba umugabo mwiza. Kare Kenyana ibyo bivuze arimo guseka noneho yishimye ngo abonye uko imitekerereze ya Cyubahiro nawe yamwenyuyeho gake. Ibyo nta kibazo rero Kare Kenyana, ningira amahirwe yo kugushaka nkakugira umugore, njye nzacuruza aya mafiriti mshyizemo imbaraga nyinshi, kandi inyungu yose nzajya mbona nzajya nyibungabunga nyibike neza kugira ngo famiye yacu ikomeze ibeho neza. Ndetse ijwi Cyubahiro arabivuzemo ryari rya jwi ryuzuyemo gusetsa, blague n'urukundo. Ibyo rero byashimishije Kare Kenyana asekaho gake. None ndakubwiye ko ngenza kurikira ngaho ugakomeza gucuruza ibi ngibi ucuruza. Nushaka gukomeza kubicuruza ubwo tuzajya tuzana, nuza uri kumwe nanjye, nunataha utahane nanjye. Byo umwanya maze hano mutowe mbonye aba bakobwa bo kuri university benshi baza bakwiteteshaho, bameze nk'aho bashaka ko batereta kweri. Ibi rero Kare Kenyana nawe yabivuze mu ijwi ririmo urukundo, umunezero, huzuyemo blague no gusetsa. Bose rero bikanze batangiye guseka rwose, ukabona barishimye kweri. Ikibazo rero ngewe meze nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona w'impumyi ukamwereka ukwezi. Ngewe Kare Kenyana sinkubeshye, nta wundi mukobwa mbona uretse wowe, niwe gusa nibonera. Niyo mpumbije amaso ndakubona. Ngewe ndakeka ko maze kukubona nahise mbi impumyi, sinongere kubona abandi bakobwa. Aha rero Cyubahiro akimara kuvuga ibi ni umutoma nyine wari umwinjiye, kuko Kare ahangaha ntiyasetse ahubwo yaramwenyuye. Hamwe umuntu avuga ngo ukabona rwose arishimye cyane, ukabona aguwe neza. Cyubahiro nkubwira ikintu, ibi ngibi rero Kare Kenyana ni ikibazo yarabaje Cyubahiro arimo kwisetsa, ariko ukabona afite amasoni menshi. Mbwira Kare Kenyana, mbwira ndakumva. Ibi ngibi mu gihe Cyubahiro yarabibajije Kare Kenyana ngo amubwira aramwumva, ntiyigeze anibaza ngo ese ngo Kare Kenyana agiye kumbwira iki, ntiyigeze anabikeka, ahubwo yaragize amatsiko. Kare Kenyana yaramwenyuye cyane, bihinduka noneho guseka asekera hasi, ubona yiseka bitewe n'uko yaragize amasoni menshi. None Kare Kenyana kurimo guseka aho kumbaza mbaza. Ibyo rero Cyubahiro yabajije icyo kibazo narimo guseka gake, areba iby'umukunzi yikundira ukuntu ashimishije kweri. Kare Kenyana nawe arongera araseka nanone ku yindi nshuro. Ngiye mfite isoni zo kubikubaza. Kare Kenyana yavuze atyo abivuga akomeje guseka. None bwo dukora iki kugira ngo urabyinze ute kugira ngo ntubugire isoni mbaze rero? Ibyo rero Cyubahiro yabajije muri blague nyinshi. Aha rero wagira ngo Cyubahiro arakiri giseka Kare Kenyana, kuko Kare Kenyana none yarasetse cyane ahita areba hasi, ukabona none isoni zimubanye nyinshi. None ubwo nimbikubwira urabyemera? Ibyo rero Kare Kenyana yabibajije Cyubahiro nawe arimo kumwitegereza, ukabonamo barareba ni cyoroshye, ukabona mbega mu maso habo haremereye cyane. Byatumye Kare Kenyana atarebana mu maso na Cyubahiro, ahubwo akwepesha amaso yareba hirya. Kare Kenyana, ikintu icyo ari cyo cyose gihe umbwira ndacyemera, uretse ko hari ikintu kimwe ntari bwemere. Numbwira ko ushaka ko dutandukana ntidukomeze gukundana, ibyo byose ndi bubyemere. Ibyo rero Cyubahiro yabivuze mu ijwi rituje bya buhoro buhoro, ijwi riryoshye cyane mbega. Nta kibazo, ngaho nyumva rero. Ibyo Kare Kenyana amaze kubivuga, Cyubahiro yaratuje, hanyuma atumbera Kare. Ukuntu umerewe? Nashize sinzi ahantu umerereye, njye ndumva nshaka bya bindi ejo byari biryoshye cyane, ndumva twabikora nka kumwe twabikoze ejo. Njye ndumva twagura vin, tukagura umuvinyo, tukajya kunywera hahandi wawe. Ibyo rero ni Kare Kenyana wari ubivuze. Njye sinkeka ko wari umuntu wahakana igitekerezo cyiza nk'icyo. None igitekerezo kiryoshye nk'icyo wagihakana ubihereye. Ikindi none umunsi ubwo washize ubaza amasaha kuva iyo saha bicaye n'ejo
babirara babikurikirana ngo parafo y'imodoka ngo iri hafi ngo babigeza muri parafo bikaguruka. None ubwo babihakana gute kandi hadashize igihe kinini n'umuntu abikoze? Ubwo rero bisobanuye mwene wacu Cyubahiro nawe bwo yarabyemeye nyine. Nshuti neza amatwi, iryo joro ryaje ijoro ryiza cyane kuri Cyubahiro na Karire Kinyana. Uyu munsi bwo bikanze bavuye muri ya modoka ya Karire iparitse, bicara imbere ya cya kizu cy'amabati cya Cyubahiro, bicaye ku majerekani y'amazi bakomeza kunywa umuvinyo gake gake. Ubwo rero barimo kuganira ibituntu n'utundi, baganira ku nkuru zabo za kera zo mu bwana, bakaganira ibyo ku ishuri, ariko wakumva inkuru za Cyubahiro z'amashuri zo ku ishuri ukumva ni ngufi cyane. Erega nta firimbi yari ihari ya arbitre yo kuza kubabwira ngo wa mukino tuwutangire, ariko hari igihe bisanze rero tayari umuntu ameze nk'aho ari ikintu arimo gushakisha, umuntu arimo gukaresa undi. Ibyo rero bikanze bakora ibyo abantu bashakanye bajya bakora. Ndetse uyu munsi Cyubahiro yari yakaniye ngo uyu mwana ndamukura mu bye, ngo ndashaka kumushimisha cyane, ngo nk'abatekinisiye professionnel, ngo maître nageur. Ndetse Karire Kinyana ibyo Cyubahiro yamukoreraga muri ako kanya, yewe byari byamubanye ubununusi, byari byamuryoheye cyane kweri. Uzi uko byarangiye Karire Kinyana araye muri cya kizu cy'amabati cya Cyubahiro. Uyu munsi ntibaraye mu modoka, uyu munsi byagurukiye mu kizu cya Cyubahiro. Aha rero niho bajya bavuga ngo urukundo ni nk'ibisazi, mujye mwitonda nshuti neza amatwi. Umukobwa ufite amahera amafaranga yose nk'aya, ufite amamodoka, ufite amashantiye, ufite inzu yewe akemera kuryama mu kizu nk'iki cy'amabati, none bakubwiye ngo urukundo ni nk'ibisazi, ubwo wabihakana wowe? None kuki baraye muri kizu cy'amabati? Ubu se babigereranya no kuryama mu modoka ya Karire Kinyana? Byibuze nshuti neza amatwi, urwo ngurwo rero iryo ryari itangiriro ry'urukundo rwabo ruremereye, urukundo ruremereye cyane, urukundo rw'ibyishimo n'umunezero, urukundo rwa Cyubahiro na Karire Kinyana. Bose rero urwo rukundo rwarabashimishaga cyane, byari win-win situation. Umunsi wakurikiyeho baririrwanye, kugeza ku wundi munsi nanone wakurikiyeho batandukanye mu gitondo. Nibwo Karire Kinyana arimo kwitegura kugira ngo ajye ku kazi. Ubwo rero asize Cyubahiro arimo gutekereza cyane, atera imibare, yibaza umuntu azasigira ku kazi kugira ngo agume muri icyo kizu cy'amabati arinda inzu y'umusoda Firoze, kugira ngo Cyubahiro ajye gushaka ahantu heza yakodesha, ajye yisanzura, aho ikaze sheri we Karire Kinyana, namuha ikaze, hanyuma baze kurarana ngo bishime kweri, ngo bigere muri parafo. Nshuti neza amatwi, mu gihe rero Cyubahiro na Karire Kinyana barimo basosererwa cyane, baryoherwa n'urwo rukundo rwabo rushyashya, ku rundi ruhande nabwo nyakubahwa Micopo yari ategereje ngo bamwohereze ngo amafaranga, ategereje amafaranga ngo azaturuka kwa Cyubahiro. Ariko kandi kuri iyi nshuro Elia Micopo wabonaga afite impungenge, atsita ibirenge, yatinya uko yakakanye nayo telefone ngo amubwire ngo mpa telefone mvugane na wa muntu, atinya ko bari buhite batangira kumubaza bya bibazo biremereye basigaye bamubaza muri iyi minsi. Ariko nyine Micopo abonye ko birinze bigera kuwa mbere baratuje bataramubwira ngo ya mahera bayohereje, Micopo kwihanganira noneho byaramunaniye. Yagombaga gusaba telefone nyina kugira ngo ahamagare Cyubahiro, amwibutse ya mahera bavuganye, ya mafaranga ngo bya bintu ngo bigeze he. None petit frère bimeze bite? Uko narimo kugusobanukirwa ya gahunda se bimeze bite? Nukuvuga ngo Cyubahiro agifata telefone ngo yitabe, ibyo nibyo Micopo yise amwakiriza amubwira. Bro rero ngiye kukubwiza ukuri noneho ikibyimbye kimeneke. Bro ntabwo rega twakomeza kubaho tubeshyana. None business ugiye kuza gukora Bujumbura ni business yihe? Uraza kuhakora yihe business ko wavuye hano Bujumbura n'igodoro ryawe matera yawe uyigurishije? None urakeka ko ntavyo nzi? Ibyo Cyubahiro yabibajije mu ijwi ryo gutuza, ariko ryajwi rigaragaza ko ibyo bintu byamugeza ahantu, byamuteye asiki. Ninde wakubwiye ibyo byose uvuga ngo urabizi? Uravuga ko udashaka kunyoherereza ayo mafaranga, bigarukira aho ngaho, ariko ikongera andi magambo. Amagambo menshi avamo ibicumuro petit frère. Ibyo ariko udakeka ko Micopo yabivuze mu ijwi rituje, yabivuze mu ijwi ryuzuyemo umujinya mwinshi. Ibyo byatumye n'abari mu nzu bumva ibyo Micopo avuze. None grand frère, urumva byaba ari bibi wowe basi umbwije ukuri, byibuza bwa rimwe ukambwiza ukuri. None ngewe no nkoreza amahera, urashaka amahera yo gukora iki? Urashaka amafaranga yo gukoresha iki? Gicyo nzi hano Bujumbura nta business uhafite. Ibyo rero Cyubahiro bivuze akoresha ryajwi n'ubundi rituje. Ibyo rero nibwo Micopo agomba kuvugisha ukuri noneho kwe. None Cyubahiro urimo uravuga ko utanyakira aho ngaho iwawe. None Cyubahiro reka nkubaze, je singe mpamvu yatumye uza i Bujumbura. None yonge ntabe Bujumbura wewe wari kuhagera. None ko wageze i Bujumbura ukaba urateye imbere uri kuri urwo rwego, wagafashe
wibagiwe byose byanyuze inzira byanyuzemo kandi njye watumye uzi Bujumbura. Ibyo rero Micopo arimo kubivuga abivuga mu ijwi rimeze noneho nk'iryo gutegeka. Erega nibyo none ukeka ko nabyo nzi brother wanjye grand frère, ndabizi mukuru wanjye, ndabizi niwe wantereranye hano i Bujumbura, none ukeka ko nabyo nzi. Cye sinakubusa kuza hano iwanjye, ariko sinabikora ngo nkumbure kuzi wanjye utarasobanurira ababyeyi banjye ibyo wankoreye mu gihe nazaga iwawe. Ikindi urabanza uhanagure ibinyoma byose wambeshyeye ubibwira ababyeyi, byose ubanza ubihanagure uhindura imvugo. Ariko cyobera ibyo bivugaga mu ijwi rituje ririmo kubaha, ariko bumva ibyo avuga biri ibintu bimurimo. Shutu neza amatwi. Elia Micopo bari bamubwije ukuri, bari bamuhaye ibinini bye, byari bitumye mu nda yumva ibintu bitangiye kujororamo, ukagira ngo amize nk'igikeri, atangira gutura imibi. None njye navuze iki? Njye navuze iki? Wowe bisubiramo ibyo nabwiye ababyeyi. Njye navuze iki? None ababyeyi nibo bakubwiye ngo ngiye ngo nababwiye ngo ibiki? Bakubwiye gute? Ibyo rero Elia yarabivuze mu ijwi bimeze nkaho abonye ko agiye guseba. Grand frère, erega reka nkubwire, iyi si ni ntoya cyane, umuntu ashatse yajya akora ibyiza. None reka nkubaze, igihe wabwiraga ba mama ngo nagukwibye umugore, ukababwira ko nakwibye ibintu byose byo mu nzu, wakekaga ba mama bari bumfate gute? Ese iyo babwiza ukuri, none igihe twahuraga hajya ku makara nshaka kukubwira ibintu byose bijya mbere, kuki utanyumvishe? Iyo unyumva ibi byose byari kukubaho, birashoboka ko bitari kukubaho. Niba haye umugore wawe amahirwe ukamwumva, ukabure wumva, ukankubita inshyi nkazikwepa, amagambo mwanya atatsemo ntago yibuka. Njye nendaga kukubwira ko nabonye umugore wawe arimo kuguca inyuma mu hoteli, muri guest house, mu maroji, ariko wigeze ushaka kunyumva. Ibyo rero cyobera babwiraga Micopo, wumvaga Micopo adashaka kumva amakuru yayisha koko. Reka nuriya nawe n'indaya nk'izindi zose. Erega ndabizi ko buriya nibyo byari ikosa, nibyo narakoze ikosa, ariko ibyo ntabwo ari byo nguhamagaye ngo tuvugeho. Ibyo rega byari Micopo wari ubivuze arimo gukomeza kuvuga. Erega petit frère, nanjye ubu ngubu ndimo ndashaka gutangira bundi bushya, ndashaka guhera A0 vraiment. Wowe numve ngo ibintu birimo biraca muri isarurira ku mahera, wowe nyohereza itike nzi twishakira amafaranga mu mujyi ibindi tubireke. Ibi ngibi rero ijwi Micopo yabivugagamo ryari ryo kumubwira ati kanda akanyenyeri vuba vuba, atari ko kutayohereza byo kumubwira kumwotsa igitutu mbega. Aho rero niwe cyobero yahise yibuka ibyo ababyeyi bamubwiye, bamubwira ngo ntumwemerere, ngo grand frère wawe ntumwemerere, ngo nana kwaka n'ibiceri 200 ntubimuhe. Nibwo cyobero rero yahise avuga. Erega grand frère, ibyo ngiye ntago ari ikibazo, nta n'ikibazo mbifiteho, ariko mwanzuro nanjye nafashe ntago nakohereza amahera gutabanje ngo wegere papa na mama ubabwira ibyakubayeho byose kuva ngeze i Bujumbura n'ubuzima bwawe kugeza uri aho ngaho, uhereye kuri 1 kugera kuri 0. Erega njye sinakemera ko ukomeza kubeshya ababyeyi, hanyuma ukanyicira izina ukomeza kunsebya, sinabyemera. None mbyemere ngiye hari amakosa mfite, njye sinavuye iwawe mu mahoro yose. None grand frère wibagiye ko wanyirukanye nkagenda se nakoze akavuyo, hari ikintu nakwibye? Wewe wageze mu rugo urabicurukura, ngaho rero banza ubabwize ukuri, ushyira ibintu ku murongo, ubwire mama na dawe. Ikindi urahera kuri A ugere kuri Z, n'ukuntu warungikaga amahera iwabo wa koko mu rugo baburaye. Aho biragaragara ko nawe ushaka ko dufatanya, nibwo nanjye ndiwe niteguye kubona kohereza ayo mahera. Ibyo kandi cyobero yakoresheje ryajwi ryo gutuza. Ubwo rero habayeho guceceka kuri izo telefone bavuganaga, hacamo nk'amasegonda 5. Aha rero ngira ngo nakanya Micopo yarabonye ko gutekereza ku mategeko murumuna bamubwiye, arimo gutekereza niba agiye kubishyira mu bikorwa cyangwa nta kintu na kimwe ari bubwira ababyeyi be. Nyuma Micopo yariruhukije cyane. Micopo arangije afata ijambo. Ariko gacyubahiro, banza ibuka ko gende mukuru wawe, wibuke kandi ko ngende n'umwana w'imfura hano muri famille. None cyubahiro, urakeka ko papa na mama nimbabwiza ukuri kose bakakomenya, none urakeka ko batari bundakarire? Hanyuma ubwo nk'ibyo uri kuvuga ngo nanze kubafasha njya gufasha ababyeyi bayisha koko, none urumva bazongera kunyizera? Ibi noneho ariko Micopo yabivugaga mu ijwi rituje, ameze nk'umuntu urimo gusaba ubufasha kweri. Erega grand frère, ibyo uvuga nibyo ndabyumva n'ukuri, ariko grand frère ari ikintu ugomba kwibuka. None ibyo byose ari byo ntari na kimwe bakubeshyeramo. None uko si ukuri, none ukurira gukwepera he? Ngende wowe nukubabwiza ukuri, kuko ibi byose nta na kimwe uri kwibeshyera. Cyo baravuze ibyo yereka grand frère we Micopo
ko ibyo yavuze nta cyari burenzeho akibihagazeho abanza ajye kubwira ababyeyi ukuri. Ndetse na Micopo yari yamaze kubivumbura ko nta yindi nzira. Ntari bidogo, ntari bipeti frere, ubwo ndababwira. Ariko ntago nakabibabwiye ubu. Ngewe ndeka mbanza ngeraho ngaye Bujumbura. Hanyuma ku yindi nshuro nagarutse ruguru hano mu Cyankuzo. Ubwo nyine nzabasobanurira ukuri kose. Erega ibyo Micopo yavugaga mu mutima we, ukuri ko ari mu mutima we. Nta gahunda yari afite yo kubabwiza ukuri, nta gahunda yo gusaba imbabazi ku byabaye yakoze yari afite. Ariko reka nkubwiza ukuri, mu mutima wa Micopo wabonaga ko atishimiye muri umunawe. Umva rogara frere, ngiye kukubwiza ukuri kwa nyako. Jya amahera yose wumva ukeneye yakugeza hano nayaguha, ariko nayaguha umaze kubwiza ukuri papa na mama. Ibindi naba ndi umusazi, nta mahera yari yose nge nagufashamo. Cyubero nuko yashoje ikiganiro. Ndetse nyakuba Micopo sha yumvaga ngo batavuganya ari petit frere, ngo yumvaga ari undi muntu ukanganye cyane, umuntu ufite ubudahangarwa. Akomeza kwibaza, none petit frere ibyo avuga bihagazeho cyangwa ni blague? Ni blague konzi ko muri Cyubahiro ari umusore witonda cyane utavuga ibintu byinshi. None uri kuvuga none uko numva yahindutse, yabaye umuseriye cyane. Ko numva uyu uri kuvuga nta n'imiyaga none ari gushyiramo. None Cyubahiro njye ubu ngubu wankora ibintu nk'ibi igihe tuvukana mu ndimwe ndi na grand frere wawe. None ubwo ibyo uri gukora byurumva ari ukuri. None Cyubahiro ko amakuru yose uyafite, ibyambaye Bujumbura kubizi ko nta kintu mpagaze, ko ntafite epfo na ruguru. None ko bizi ko ntaho guhera mfiteho gupfunda imitwe. None urimo uramfata nk'umuntu tutanaziranye ko yari ndi grand frere wawe. None ibintu bya kera nka biriya bito nibyo utsimbarayeho ko yari petit frere. Kuri inshuro Micopo avuga atyo wabonaga ko yahivanzemo n'umujinya, ndetse wareba Micopo nibyo ari kwivugisha ukabona ko atigeze yicuza amakosa yakoze, ngo ni ibintu bito ngo ni gutuma yindinga ibintu bidafite agaciro. Ndetse Micopo wabonaga ko ibyo yakoreye ngira ngo Cyubahiro we byari biri mu kuri nta kibazo. Nanjye ari ikintu kinyobeye grand frere. Ikinyobeye nuko ibi biriya bintu uri kubifata nk'ari ibintu bito. None wibagiwe ko wowe wanyirukanye iwawe mu rugo. None wari uyobewe ko ndi umushyitsi muri Bujumbura nta hantu na hamwe nzi. Wari uzi ko ari umwe wacu wundi mafite Bujumbura. Wari uzi ko ndi Bugehe, hari akazi wari uzi mfite ko wanyirukanye. None braza wewe burya hari icyo wagendeyeho, hari icyo wari witayeho. Ubwo se bihuriye he? Naba nibi byanyegeye nk'imyitike kandi nzi kuri mu rugo nta kibazo warya ukaryama. Jya wanyirukanye ndi hano Bujumbura shahe bukaneza, ntafite ahantu hamwe ho guhera. None ngo ni ibintu bitoya. Ese reka nkubaze, igihe cyose nari hano wari uzi mbayeho gute igihe nari naravuye iwawe? Wigeze ushaka kumenya n'amakuru yanjye? None wari uzi mwene wacu wundi hano ari uwuhe dufite muri Bujumbura, niba atari we wanyirukanye? Ibyo rero ibibazo Cyubahiro abazaga grand frere Micopo yabibazaga yibungabunga kugira ngo agabanye umujinya, kuko yumvaga umujinya utangiye kuzamuka. Nibwo rero Micopo yahise abona ko amugani petit frere ibyo amubwiye, yabonye ko petit frere ari mukuri, kugira ngo rero Micopo atangire yiyambura ibyo bintu bari kumwambika urwo rubwa. Byari ngombwa ko ahita afata ibyabaye byose akabihengekera ku ruhande rwa Ishakoko. None petit frere utandenganije, none bujya wabonaga ari ngewe, none wabonaga Shemegi watarandoze. Ahangaha noneho Micopo yabivuze mu ijwi rituje gato wumva aciye bugufi, ngo bari baramuroze, ngo baramuhaye indaramabuno niba ari nge simbizi. Aho rero niho humvikanye umuntu ahigimye ni nkaho agiye kumuvuguruza. None grand frere muri no minsi uburozi bwacitse intege, umuntu baramuroga agahita amenya ko banamuroze. Jye narizi ko baroza atabimenya, wowe wahise umenya ko bakuroze. Ibi ngibi rero Cyubahiro bibaje Micopo harimo guseka yantumiwe, yamugire n'impuhwe. None reka nkubaze petit frere yega Cyubahiro, none batarandoze urabona ngiye ukuntu nteye ndi umuntu wakibagirwa ababyeyi bambyaye koko? None ngiye ubona ndi umuntu wakirukana petit frere wanjye koko batandoze? None ubwo nabikora gute nzi ko nta mwene wanyu wari wese ufite Bujumbura? Icyo kibazo rero Micopo arimo kubaza petit frere we byari mu bwenge bwinshi, kuko yarazi ko namubwira gutyo petit frere ari buitacisha make agahita yumva agasobanukirwa, akamugira impuhwe ko bari baramuroze koko. None reka nkubaze grand frere, hega Micopo izina rya Bujumbura agenda rikunda bakwisi. None ibi byo wabwiye ababyeyi ukabwira ko nakwibye umugore, nkakwiba n'ibintu byose byo mu nzu, nabyo nibyo bakuroze? Nabyo nayisha ko kwabikuroze? Ibyo rero Cyubahiro nanone yabibajije muri ryajwe yumiwe, yagiriye impuhwe grand frere we, nkaho yakavuze ati ye nta muntu tukifitiye. Grand frere Micopo rero yaracecetse, arimo gushaka igisubizo cyangwa ingingo ari butere kugira ngo atsinde muri iyo deba
arimo kugirana na petit frere we, kuko petit frere aramukubise ingingo amubwira ngo niba koko barakuroze ubwo burozi nibwo bongeye baraguha mu gihe wageraga na ruguru mu Cyankuzo ujya gusobanurira ibintu byakubayeho, ujya kuvuga ibinyuma uvuga ngo petit frere ngo yabaye umujura ngo ni umusumu ukomeye Bujumbura. Erega abantu bahimba ibinyoma bakabeshyira abandi, none ibyo nabyo bari babimurose. Ariko nshuti neza amatwi, nubwo Micopo yari yabonye ukuri yumva koko ko ibyo petit frere ari kumubwira ari ukuri, ariko Micopo yarahakanye aratsemba, ntiyegerageza byemeranyaho mu mutima na Cyubahiro ko Micopo yagenda agasobanurira ababyeyi ibyabaye kuva kuri A kugera kuri Z. None petit frere si mpamvu ndi kukubwira se jewe nindamuka ngeze aho ngaho Bujumbura ni uhereza itike ugiye kohereza, tuzahita dupanga tugategura ukuntu dusobanurira ababyeyi tukababwiza ukuri. Ibyo ni Micopo wabivuze. Micopo kugeza kuri iyi saha utiteguye kuba yakegera ababyeyi ngo ababwire ibyo yakoze n'ibyamubayeho, ngabe babwira ukuntu yirukanye petit frere we, ukuntu yasanze umugore bamucuritse bamucurukuye, noneho ngabe yanivuguruza ngo ababwire ko ngo yabeshye uko petit frere atari we yasanganye n'umugore we, ngo bagahita ngatorokana umugore we ngo bakanamwiba. Grand frere reka nkubwire ukuri ni uku nguku, ngiye kukubwiza ukuri kabisa. Noneho niba nta kintu witeguye kuba wakicara n'ababyeyi ukababwira ukuri n'ubuzima wanyuzemo, ni ibintu bigaragara ko hari undi munsi uzongera ukababwira ibindi binyoma. Niba utabashije kubwira ababyeyi byabaye, ubwo uzongera umbeshyere n'ibindi cyangwa ubeshye n'ibindi biri danje, ubwo rero ntacyo twahuzaho. Ibyo ni cyo rero bivuze. Amaze kuvuga ibyo, Micopo abonye ko petit frere atavuye kwizima, ahubwo Micopo yararakaye cyane, ibyo byaramubabaje. Umva petit frere, reka tubyanzure gutya, reka tuvuge ko ari wowe utsinze, uranesheje, sibyo? Intsinzi ni yawe. None petit frere, ubu urimo kwibona ko ubuzima wabufatishije wagafashe, siko bimeze? Uretse tuzarebaho bizaherera, nge nzarebaho ibyawe bizarangirira. Ibyo rero nyakuba Micopo yabivuze mu mujinya mwinshi kweri, ndetse Micopo niwe wanakubye telefone. Micopo ari ikintu atamenye, ntirazi ko papa we na mama we bari hafi ye, begereye idirishya bahagaze bari kumwumva neza ari imbere y'idirishya. None yarahagaze kuri iryo dirishya iruhande rw'inzu, bari bikinze ababyeyi bari kumva ibintu byose Micopo ari kuvuga kuri telefone. Nshuti neza amatwi, kuri uwo munsi ku wa mbere mu masaa 9 Karere Kinyana yazanye imodoka ayiparika kuri ya restaurant Avenue de l'Université, aho Cyubahiro akorera business. Aho rero abakiriya rujya n'uruza ubona hashyushye. Karere Kinyana uri mu modoka yitegereje Cyubahiro uri busy urimo gukora akazi ke afite ishyaka ryinshi. Cyubahiro yarimo gufatikanya n'abakozi biwe, wamureba mu maso buri kanya ukabona amaso arishimye, ndetse ibyo byishimo Karere Kinyana yasomye mu maso ya Cyubahiro yahise abona ishusho y'uko impamvu Cyubahiro yishimye ari uko afite Karere Kinyana, bamaze iminsi bari kumwe kandi bari kumwe mu rukundo banabigurutse. Karere Kinyana yafashe fone ye ahita ahamagara Cyubahiro, ndetse Karere Kinyana yitegerezaga Cyubahiro abona ukuntu abonye telefone ihamagara n'uburyo yikuye mu mufuka n'uburyo ari byo muri taburo, agahita yishima agahita yitaba direct. Hallo, bite sheri? Karere Kinyana yarabyumvaga ari no kureba ukuntu Cyubahiro arimo kwitaba kuri telefone, nibwo yahise amubona ahindukira areba mu muhanda, amaso yakaza agaprojecta neza ku modoka yawe yari iparitse. Byemeze neza Cyubahiro, none umeze ute sheri? Je t'aime. Barikirije. Ndetse Cyubahiro uko Karere Kinyana yamurebaga, Cyubahiro arimo kurembuza umukozi umwe w'umukobwa akoresheje akaboko. Byemeze neza, ndabibona wahageze. Mu gihe Cyubahiro avugaga ibyo, uwo mukozi we yari yamaze kuhagera. Umva sister wanjye, ubu urakomeza kwakira abakiriya, ndagaruka nyuma y'akanya gato, nshobora no kuba natindaho gato. Karere Kinyana rero yarabyumvaga binyuze muri telefone uko Cyubahiro yahaga amubwiriza umukozi we, ndetse Cyubahiro yateye intambwe agendaga nayo imodoka iri, nibwo Karere Kinyana yahise akupa telefone. Rero nibwo babiri rero nabwo bongeye umwe atwara undi bajya muri cya kizu cy'amabati kwa Cyubahiro. Nibwo rero imodoka bayiparitse ku ruhande rw'icyo kizu cy'amabati, bava mu modoka. Ibintu baganiragaho byari ibintu bituma bashimishwa n'urukundo rwabo buri munsi kweri. Urukundo warebaga ukabona rufite intumbero, itageti ari ukugira ngo bazabane mu gihe kiri imbere, no kugira ngo rega bigaragaze ko bari bafite intego. Karere Kinyana yafashe amahera arayabikuza muri banke, yongera igishoro cya Cyubahiro. None Cyubahiro yahise afungura akabari gakomeye cyane muri Bujumbura, akabari kagizagamo abakiriya benshi kweri, benshi cyane. None ntibahise bamenya ku kabari bitewe n'uko abantu benshi basobanutse ariho bazaga kureba amamatch, haba shampiyona yo mu gihugu cyangwa imipira yo hansi za Ligue de Champions.
na za Bundesliga n'izindi. None Kare ntiyarimo gutangira kubwira Cyubahiro ngo akoreshe uko ashoboye yisubire mu ishuri ngo yige, namara kwiga ajya akora nk'umukandida libre. None buri mwaka ntiyakoraga ibizamini Cyubahiro, rega Cyubahiro yarazi ubwenge. None Cyubahiro ntiyafashe cya kizu cy'amabati yabagamo akagihera umusore yahuye nawe ufite ibibazo, akamubwira ngo uzarinda hano nkuko nawe byamubayeho akigera Bujumbura. None Cyubahiro yashansiye Kare Kenyana yari afite muri ya quartier siho yimukiye, ko iyo nzu yari yaruzuye. None si ya nzu Kare Kenyana igihe yakoraga impanuka wa mugore uvuye kubikurikirana yamugongaga yaravuye kureba. Inzu kuri ubu yuzuye n'amarange n'amajaride. Inzu nubwo bayihaye Cyubahiro ngo ajye yibamo, ariko byabuzaga Kare Kenyana se kazaga kurara muri iyo nzu buri munsi. None ibintu bya Kare Kenyana by'ingenzi akoresha buri munsi n'imyenda yo guhindura n'ibintu akenera buri munsi ntiyari yarabyimuriye kuri iyo nzu. None se uvuze ko bari barashakanye waba ubeshye ko babanaga ahubwo? Shuti neze amatwi, ese reka nkubaze, Aisha koko uracyamwibuka? Genda cyeka ko kimwibuka. Si umugore wa kera se wa Micopo? Uyu se niyafashe ibintu byose by'uyu musore bya Micopo akabyikubira akabijyana. Si nyuma ya rya joro se ku munsi ukurikiyeho igihe yasanze bamucurukuye. Ntibari barenze urubibi se umuhinzi wo mu wundi murima yaje yavogereye ubutaka bwa Micopo. Aisha koko si byo yari yakoze, Micopo ntiyumiwe nyine. Hanyuma Aisha koko yarangiza akamwiba. Reka twivugire kuri Aisha koko ko byahise bigenda burya amaze gutoroka kwa Micopo n'ibintu. Aisha koko amaze kuva kwa Micopo yagiye kuba kwa mucuti we bo muri quartier bamo inda nyinshi muri Bujumbura. None ga Aisha koko ibintu byawe urabona tubishyirahe, je mbona ikize twabigurisha. Asumta ngo ni Asu umucuti wa Aisha koko nuko yamugiriyemo inama. Erega mbere yuko Aisha koko ahura na Micopo yabanaga n'uyu Asumta. None babonaga amahera gute? Bategerezaga abagabo bakabakumbada no kugitumbu n'irindasi. Nubwo Micopo yafashe Aisha koko akamujyana iwe bakabana nk'umugore, Micopo nta makuru yari afite, yarazi ko yitoraguriye. Asu rero Asumta we yahise yimuka ajya ahantu abona ngo hari isoko ryiza ry'abagabo hafi yo muri Villeneuve. Nuko rero Aisha koko agitoroka kwa Micopo yahise agenda, uwo mwakire nta wundi na Asumta. Asumta mugira inama, ibintu byose barabiteza barabigurisha, ibintu byose yarakuye kwa Micopo kuko Asu yaramubwiye ko ntaho babona bashyira ibyo bintu muri iyo nzu ye. Ubwo rero byarangiye nyuma y'igihe bahereye kuri ayo mahera, Aisha koko yagomba gusubira muri business ye ya kera, ndetse n'ayo mafaranga yose yaragurishijemo bya bintu yakuye kwa Micopo yari yayamaze yasangiye na Asumta. Business ye yo gutanga iryo rindasi yewe ngo yagendaga neza, ngo ibyo bitumbuwa ngo yabigurishaga ngo ninjoro. Yaje kujya no mu nkengero rero ariko polisi ngo ibirukanseho cyane abacuruzi isambusa. Aisha rero agiye tura ahantu hatandukanye muri Bujumbura, ndetse Aisha yamenye amakuru ko Micopo atakiri Bujumbura. Yahisemo rero kujya gukorera iyo business y'ahantu amenyereye, haba mu Bwiza yarahakoreye, mu Nyakabiga, mu Buyenzi. Umunsi wabaga ushyushye kweri, Aisha ngo ntiyinjiraga mu muhanda ngo atahate abonye abakiriya nka 2 cyangwa 3 bitewe n'ukuntu igihagararo cye, ndetse yakumva ngo hari nka bare nshyashya yafunguye aho ngaho akajya gutegera bataramumenya neza. Ndetse hari ahantu yumvishe ngo bare nshyashya ngo ihinda cyane, aho rero ngo nijoro habaga hari abantu benshi cyane kweri, ngo hari n'imiziki. Mu gihe rero umusore wacu Cyubahiro yarategereje igihembwe cy'amashuri cyari gutangira mu kwa mbere, business yari ikomeje zari zikomeje. Hanyuma mu ntara ibintu byakomeje kuba bibi cyane kuri mwene wacu Micopo yatangiye kunywa inzoga z'inkorano, kandi noneho Micopo uko yasindaga indirimbo atakoraga mu kanwa ke yari Cyubahiro. Herega je mbabwire bagenzi, burya wahicumba ihene kuko igihe gishobora no kugera kwinywera isupu yayo. None umuntu ugira ngo imyiturano ye ni yihe? None ngiye reka mbaho urugero, petit frère tuvukana mu ndimwe, je namuhaye ikazi Bujumbura. None ngiye sigiye umuhaye igishoro umutahe, none ngiye sigiye umushakiye akazi. None hakurikiye iki? Kuri uwo munsi niyo yaryamanye n'umugore wanjye, niyanyibiye ibintu byanjye byose akansubiza ku isuka. Ubwo rero Micopo ubwo yabaga ari kumwe n'abasinzi bagenzi be, nuko yakomplainingaga nyine ariko babwira ngo ibyamubayeho. Ndetse iyo nkuru abo basinzi bandi yarabajyoheraga kweri kanabababaza kweri, abandi bakarira. None abandi ntibatangazwaga n'impinduka iyo uyu nguyu Micopo uwo bazi ko yitwa Eliya. Erega uriya ntago azi mu mujyi nubwo ari ibihemu, uriya yarazi ikisi. Ibyo ngibyo Micopo akomeza kubyirata ku bandi basinzi, ndetse akanari atavuga ko ari we wubakiye ababyeyi be. Ndetse Micopo agenda avuga ko ari we wabafunguriye iduka bacuruza ababyeyi be. Ibyo byose yazenguruka mu cyankuzo yagiye nko kunywa n'ibyo bari kwivugira.
petit frere wawe n'umwana mubi, none iyo tuza mugafatanya ntimwari guteza imbere kurushaho. Umwe muri abo basinzi bari yicaranye na Micopo nuko yavugaga. Ayo magambo rero muri Cyankuzo yagitangiye kuzenguruka gake gake, ndetse abantu bose batangiye kwakira ko kuva Cyubahiro agiye Bujumbura ngo ari umuntu mubi cyane, ngo wa mugani nk'uko Micopo bivuga ngo umuntu yakorora ihene ngo wenda yazinywera isupu, ngo ariko umuntu ni mubi, ngo umuntu ni mugari kweri. Abantu benshi bari muri Cyankuzo baravugaga ngo uriya musore ngo kwatunga Imana ngo n'umwana mubi cyane, ngo nimuzamwige, ngo yageze Bujumbura gahemukira mukuru we, ngo n'umugome. Bakamutangaho urugero bari kumukwigisha abana babo. Ngo ni gute yagiye kwa mukuru w'Ibujumbura, mukuru akamushakira akazi akamuhaho kuba, ngo yarangiza akamwiba ibintu byose, ngo yarangiza akaryamana n'umugore wa mukuru we, ngo n'umwana mubi cyane, ngo nta mutima afise. Ibyo rero Micopo yagiye akwirakwiza aho ngaho muri Cyankuzo, abantu benshi bari barabyizeye. Ayo makuru niyagiye akagera ku babyeyi ba Cyubahiro, ari nabo babyeyi ba Micopo. Muzehe Stanislas n'umudamu we bagize agahinda cyane, bababazwa n'ibinyoma umuhungu wabo w'imfura agenda abeshya. Ni gute se agenda buri gihe yica izina rya murumuna we Cyubahiro buri munsi? Hari ikibazo nibaza, kuki Stanislas uriya muzehe nawe si mwiza? Kuki se adafasha umusore waho, kandi umusore wabo mu gihe yaramerewe neza Bujumbura yarabafashije bakava mu buzima bakaba barabaye bakiri muri Cyankuzo? Kuki bamureka se akamererwa kuriya ari we wabafashije? Hari umunanirwa waje icyo kibazo rero yarabuze igisubizo cya nyacyo. Igisubizo ni cyabuze, se buri wese agasigarana igisubizo cye. None niba barabonye ibyo bashakaga, ubwo se baravuga ngo uyu nguyu ngaracyamaze iki? Niba yarabafashije bakabona ntacyo akibereyeho. Yarabafashije bubatse inzu, none ubu baramuretse ngo yibere umusinzi gusa nta kindi. Haraboregwa kweri? Nuko umwe yasubizaga, oya yereko ibyo si byo. None niba ariko yabafashije, none bamuhaye amake akabona umutahe nawe agatangiza business bakamuha igishoro. Undi nawe agasubiza atyo. Umunsi umwe nimugoroba rero Muzehe Stanislas atunga Imana n'umugore we bahisemo guhamagara Micopo hakiri kare atarajya mu mayoga nk'ibisanzwe. Batanguranwa nawe kuko iyo barengeje iyo minota yahita agenda akagaruka yaborewe. Ese Elia, reka tukubaze, niki cyatumye ukomeza kutubeshya no kugenda utubeshya ku byo Cyubahiro? Biriwe bitewe n'iki? Icyo kibazo Muzehe Stanislas atunga Imana nicyo yabajije Micopo. Micopo rero yubitse umutwe yabuze icyo yasubiza. Ngiye kimbabaza arenzaho no kugenda abeshyira petit frere we, agenda bamuteza abantu bose muri Cyankuzo. None yewe ko hano mu ntara amagambo yiruka akazenguruka akagaruka. Ese reka nkubaze Elia, murumuna wawe Cyubahiro agukoshereje iki? None kare wamwirukanye wawe ko yaguhaye nimero za telefone wigeze udusuhuza? None ubwo ngubu Cyankuzo yose ko imaze kumva ko ngo ari wowe wubatse inzu tubamwo, harya ngo niwe ngo yatanze amahera yo gufungura ngo rino duka rino guriro. Ese Elia, nta n'ikimwaro ugira nta soni? None urimo urakura nk'isabune, ntunatekereza ngo ubwenge bwawe bukore. Ibyo mama wa Elia, mama wa Cyubahiro yarabibajije, ndetse mu ijwi rifite agahinda cyane, nubwo waca umugani ngo ibya ikibo zirakiri gata. Ibi rero byakanze cyane Micopo, kuko iyo minsi yose ababyeyi be yita ngo ni abaruguru mu ntara, ngo yumvaga ko batazi ibijya mbere, ngo ntibazi ko ibyabaye ngo muri Bujumbura. Micopo rero wari utarananywa, noneho uzitangiye kugera mu bwonko neza, yarebuze icyo yasubiza keretse ibyibuza yanyweye. Atangiye kwicuza ngo kuki batambimbajije nanyweye. Hehe reba Micopo, ubu ngubu abantu baratuvuga ngo ntacyo tugufasha. Ese Micopo, wigeze utubwira ikibazo ufite tukananirwa kugufasha? Muzehe atunga Imana Stanislas nawe yarabimenye ko umuhungu we basigaye bamwita Micopo, nuko yabajije. Micopo ryatangiye no kugera aho ngaho muri Cyankuzo. Igisubizo rero giturutse kuri Elia cyarabuze, kuko Micopo utari wanyweye noneho yarimo kureba hasi yabona ko yakosheje. Umva rero tukubwiza ukuri Micopo, utabona twaranacecetse, twebwe ibyabaye Bujumbura byose twarabimenye. Erega Elia, twebwe iminsi yose twari dutegereje turebe ko wazisubiraho, ariko icyo urimo gukora urimo urakomeza kugenda ubeshya abantu hano muri Cyankuzo, ugenda ubeshyira petit frere wawe umwicira izina, umusiga ibizinga, ubu wamukizeho icyasha aha mu cyaro hose bazi ko murumuna wawe ari umugome. Ibyo birababaje cyane. Ibyo rero mama wa Micopo yabivugaga mu ijwi ririmo agahinda, ukumva byaramubabaje cyane, byaregereye umutima kwere. Nshuti neza amatwi, Micopo amagambo y'ababyeyi be, kubera ko none atari yananyweye, ayo magambo yaramwinjiye. Micopo twikanze atangiye kurira. Papa na mawe, je ndabasaba imbabazi, je mumbabarire cyane, je murambabarira. Hega nibyo ariya n'amakosa yanjye yose. Cyubahiro nta kosa na rimwe yakoze, kosa na rimwe yigeze nkorera, ni jye wamwirukanye wanjye mu rugo, ni jye wamwirukanye. N'umugore wanjye mvuga, je nasanze ari kumwe n'undi mugabo.
gihe nahise mbura umwuka banjyana kwa muganga, ngarutse nsanga ibintu byose yarabyimuye, nta kintu kikiba mu nzu yanjye. Mwebwe muri ababyeyi, gihe ndabasaba muraca inkoni zamba, murambabarira, agenda basaba imbabazi n'ukuri. Ibyo rero Micopo yabivuze yamanutse hasi yanapfukamye, mu maso yararimo kurira. Nshuti neza amatwi, rega umubyeyi ni umubyeyi, umubyeyi arakomeza akaba umubyeyi. Nabo rero baramubabariye, batangira kumwitaho nk'abita ku mwana muto nk'umwana wabo. Batangira noneho kumwinjiza mu byo bakora, no mu iduka ukabona Micopo yinjiyemo, ukabona Micopo ni ucuruje. Batangira guhinduka ko yagaragaraga n'imyambaro. Iminsi rero nayo yakomeje kwicuma, ubuzima nabwo bwari bwakomeje gukomeza nyine. Nshuti neza amatwi, umusore wacu Cyubahiro yari yatangiye kwiga, ndetse bizinesi ze zari zihagaze neza. Abakiriya bakomeje kuba benshi cyane, gihe sinakubwira impamvu n'ibanga Cyubahiro yakoreshaga, cyangwa impamvu nuko bizinesi ze zikundwa n'abakobwa bo muri kaminuza n'abaturuka mu zindi kaminuza. Noneho erega muri ako kabari gashya naho bazagamo abakiriya bakiyongera umunsi ku wundi. Wasangaga abanyeshuri bo kuri Limiere bahaje, basanga abo kuri University of Burundi wagira ngo barabwiranaga, n'aba Université Direct Tanganyika, abo kuri East Africa Star, none ukeka ko abo kuri Université Chrétienne bo batahazaga. Mbega yari yarafatishije, sinzi impamvu bahakundaga kweri. N'abandi iruhande rwaho kuri iyo bare se ntibyarangiye yahaguze, akagura n'ikibanza cyari iruhande, akahubaka inzu y'abashyitsi no kuraramo. Hari harimo ibyumba 12 bya VIP, hakabamo ibyumba 3 abashyitsi bafite famille bashobora kuza bakararamo. Ubwo rero ibyo byose yabikoraga mu nyungu yabonaga, ariko kandi hari andi mafaranga yabonye guturuka kuri Dr Jean Baptiste Papa Karekinyana, ngo yamugurije amafaranga menshi akazajya yishyura. Nyuma yaho se Dr Jean Baptiste n'umudamu we ntibamubwiye ngo ayo mahera ngo azayagumane, ngo ni ubufasha bari batanze, ngo ni inkunga bahaye umukwe wabo, ngo nkuko bari babitangiye ngo bamugujije amafaranga, bamugurije ngo azayagumane, ngo ni umukwe wabo, ngo ni umwana mu bandi, bakayaguriza Cyubahiro, ababyeyi ba Karekinyana. Nubwo byari ibintu bigoye cyane ku musore wacu Cyubahiro kwemera ayo mahera ngo ntazayishyure, kuko rero yagombaga kububaha. Byarangiye yemeye ayo mahera rero yongeye kuri business ku bishoro. Ayo mahera rero akajya yakoresha nyine atangiriza izindi business. Ayasigaye yaguzemo imodoka nziza yo kugenda mu byo yiga. Se ntiyize no gutwara, afite imodoka nziza cyane Cyubahiro ubu ngubu. Burya rero ngo gakabari n'amahoteli, burya ikibihagira VIP cyane si ikindi, ngo ni ibikoni. Ku ruhande rw'ibikoni rero n'ibyo kurya, muri izo service zose yatangaga Cyubahiro muri businesses, yari afite abakiriya benshi cyane kweri. Uzi ko ari nk'ibindi yajyaga gutumaho ku ruganda by'ibiribwa nk'amavuta n'ibiki, cyangwa akajya mu mirima mu ntara bakaza babyujuje fuso. Urugero nk'ibirayi ntabwo yari akigura ngo ku bacuruzi, bamuzaniraga imodoka. Iby'indobanura, imiceri akayifatira ku nganda, ku madepo manini. Amafu akayafata nko ku nganda. Amafi bamuzaniraga yarabaga yavuye muri rake bayarobye uwo munsi. Ubu se urakeka ko bari bakijya kugura ku birongo inyama cyangwa ihene? Business ze yabagishaga inkebyiri zigashira kuri hoteli no ku bundi bubari. Ihene zo babagaga ihene nka 12 ku munsi. Nk'abakiriya ba nyuma bo hari igihe basangaga inyama zashize, kuko yari afite n'ahandi ngatanga kabenzi. Muri make service yatangaga, ngo yatangaga service nziza kweri. Abahanga bo kunywa nabo kurya no gusohoka ngo barahishimiraga. Ubu rero abakiriya bo ngo bari benshi, abakozi nabo ngo bari bariyongereye cyane bitewe naho bakorera. Yararaguze imodoka iringaniye yo kwikorera imizigo nk'iyo ngiyo, igaheka ibyo ku kabari n'ibyo ku mahoteli. Hanyuma ku bijyanye n'akabari yari yarafunguye depo nini y'ibyo kunywa n'ahandi aranguriza imivinyo. Ibyo rero amakampani nk'ay'imivinyo yamuzaniraga direct amakarito, naho iby'inzoga byo bakamuzanira biturutse neza mu nganda. Ikindi kandi hari gushira iminsi 2 batarazana imari nshyashya iturutse muri izo nganda no kuri ayo madepo yandi. Nshuti neza amatwi, none Feruzi ntiyagarutse aturutse mu butumwa agasanga ibintu byarahindutse. Nubwo yasanze ku nzu ye ibintu hari isuku hasa neza, ariko yasanze wari umukozi we yasize ari umuzamu yaramusize kure ku bijyanye n'ibifatika. Feruzi rero abonye ko iyo nzu ngizamugora ashaka kugura ngo yuzuye, hahandi yahagurishije kuri Cyubahiro arahagura. Hamwe yarindaga yahubatse nko mu mezi angahe vuba amaze kuhagura kwa Musoda ngo ni Feruzi. Wahacuka avuga ngo umukire wahanga amafaranga yatoraguye ko mbona hubatse vuba kandi hari harahagaze. Bababwira ko yari umuzamu waho haguze bakumirwa. Umunsi umwe byari mu bihe bya Pasika, mu gihe rero Cyubahiro na shiriwe Karekinyana bateguye kugira ngo bazajye kurira iminsi mikuru mu ntara mu Cyankuzo.
ndetse Cyubahiro yagombaga kujya kwerekana fiancé we, ajya kwerekana Karere k'inyana ku babyeyi, nubwo hari ibindi bintu byajemo hagati bishimishije. Uwo munsi umukobwa Koko, Aisha Koko, yari yasohokeye ku kabari gashyashya, yari muri bya bintu byo kubinda guhiga abagabo aho baherereye mu majoro. Ubwo rero abakiriya ngo bari babuze kuri uwo munsi, ngo bigeranije n'igihe ukuntu akunda kuza ahangaha kuri aka kabari gashyashya, ngo aba bakiriya basobanutse. N'ubwo uwo munsi rero yari yazanye na mushiki we Asu, ngo ariko ngo uwo munsi ngo yari yatinze kubona umukiriya. Muri iyi minota rero ese n'izijoro, uyu Koko Aisha wahinduye izina asigaye yita ngo ni Joy, yari ahagaze ahantu abakiriya binjirira ku ruhande rwo ku muhanda, aho amamodoka acakata kuri ako kabari gashyashya ka Cyubahiro, akabari gahinda kweri. Yabonye imodoka y'ivatiri nziza cyane ariko iyo modoka yari ikase yinjira aho ngaho gake gake. Ni ukuvuga ngo Aisha usigaye yita Joy, ngo ku buryo yagaragaraga ntahatandukaniye n'abakobwa bo muri iyi minsi bo mu mujyi uhura nabo muri ville. We iyo yabaga aje kwigurisha ahantu nk'aho, yarababwiraga ngo yiga muri university, wamugura nyine akakubeshya ngo yiga muri university. Inshuro nyinshi ngo yatambikanaga n'abagabo bafite abagore, agacunga yasinze wenda cyangwa bagasangira, nyine bakabikurikirana amubwira ko ari kuri kaminuza, ari umunyeshuri wa university. Abonye iyo modoka ikata gake isa nk'imwitegereza, Aisha Koko yahise abumvura ko uyu munsi ugiye kuba mwiza cyane, ngo abonye umuntu ngo umukiriya w'umukire. Nibyo Aisha Koko yusigaye yita Joy yabonye ko ikarita ze nazinaga neza, agashoramo iturufu, ngo uyu munsi ngo yari gutana amahera menshi ngo meza kweri, bitewe n'iyo modoka uburyo ngo iri kumwitegereza. Nta kwiha ibitekerezo cyangwa gutekerezaho inshuro ebyiri, Aisha Koko yahise atera intambwe yegera ya modoka, arangije ahagarara neza haringaniye n'umuryango wa shoferi utwaye iyo modoka. Amahirwe kuri Aisha Koko, yewe yabonaga ko amahirwe yamusekeye, kuko umudereva umushoferi yahise amanura ikirahure cy'imodoka. Nibyo nubwo Aisha Koko atabonaga neza shoferi, ariko yari yavumbuye ko ngo umushoferi w'iyo modoka ngo ari umusore muto, ngo bamwe baba batazi ibibazo ngo barakize ari bato. Tonto amakuru nuko Aisha Koko yasuhuje, arimo kuzenguruka yerekana ngo amataye ye, ariko ayo mataye ukabona bayakozemo akasi. Uwo mushoferi yaratarasubiza utwaye imodoka, niba ukeneye umuntu uri kuri hafi, genda isingo, nge nta mategeko ngira mu mukino, ushatse wakina rafu uko ubishaka, nge nta kibazo ngira, kandi ni muri purafo. Aisha Koko mu gihe yavugaga ibyo yikanze gato, yumvisha umuntu wari uhigimye uri wicaye mu ntebe y'inyuma, umuntu wari wicaye inyuma ya shoferi. None wowe uratereta umugabo ukamutereta ari kumwe n'umugore we, ibyo ubu ntibyoroshye. Aisha Koko yakanzwe n'iryo jwi ryari riturutse mu ntebe y'inyuma ya shoferi. Ibyo rero byatumye Aisha Koko arimyoza cyane, wumva abaciye amazi, ngo umugore w'umugabo, umugore muri Bujumbura. Twebwe twamaze kubona ko kugira umugabo ari uguta umwanya, ibyo twabivuyemo ntitunakibitekereza, nawe uzabibona. Aisha Koko yavuze atyo, atera intambwe ashaka guhita agenda, abonye ko iyo modoka ari umwaku nta nyungu irimo, ngo harimo umugore inyuma. None Aisha Koko ataratera intambwe nka zingahe, yakanzwe nuko bamuhamagaye mu izina rye rya nyaryo, atari rimwe asigaye yita ngo ni Joy. Koko amakuru y'iminsi, uwo musore w'ibogare wari utwaye imodoka nuko yavuze. Aisha Koko yahise ahindukira vuba vuba arahagarara. Mu mutwe hari hajemo ibitekerezo bibiri. Icya mbere hajemo igitekerezo kimubwira ngo iruka, ngo urasebye. Igitekerezo cya kabiri kiramubwira ngo genda usuhuza abo bantu, ngo wari uzi ko amahirwe ngo aza gute, ngo wabona ari ukugiye kugafata, ngo ugahura n'umuntu akahita kuzamura. Aisha Koko rero mu gihe yatekerezaga umwanzuro ari bufate hagati y'ibyo bibiri, ari ukugenda agacaho agacika feri cyangwa kwegera iyo modoka, agiye kubona umuryango w'imodoka urafunguwe, havamo umusore w'ibogari wambaye neza cyane kweri. None nk'ubu naramwibye cyangwa naramukoreye ikintu kibi nkakomeza guhagarara aha, oya ariko ntago yampamagara gutya imbere y'umugore we, naramwibye, naramwijije ubugi wa Bujumbura, ntiyari kuba mpamagaye yari imbere y'umugore we. Uyu Aisha Koko wari ugitera imibare. Aisha Koko agiye kubona, yahindukiye abona n'umugore w'uwo muntu wari utwaye imodoka avuye muri iyo modoka. Yari umukobwa mwiza cyane, ngo w'icyuki, ngo mwiza cyane kweri. Ndetse Aisha Koko ngo yarabarebye abona bagendanye n'uwo mugore n'uwo mugabo bahuza cyane, ngo bose basa neza kweri. Aisha Koko rero yese yitegereza cyane uwo mugabo wari utwaye imodoka kugira ngo arebe kamuzi, ariko akabona ari umusore ngo ukiri muto, n'umukobwa w'umusheri akabona aracyari muto. Ndetse yaribazaga witwa twarahuriye he? Hega Cyubahiro, ubundi uyu mukobwa muziranye he? Uwo mugore yabajije atyo Cyubahiro, arimo yitegereza Aisha Koko, akongera akanitegereza Cyubahiro. Aisha Koko rero amaze kumva izina rya Cyubahiro, Aisha yahise yibuka ko ari umuntu wa hafi, ushobora kuba ari mu mafamiye, wari ufite iri zina, ariko ntiyibutse ngo uyu namubonye he, muzi he, byaba ari ryarisi.
byaba ari ryarisi Cyubahiro uheze kandi Aisha kuko yabajije icyo kibazo harimo kwitegereza Cyubahiro bari bise ngo ni Cyubahiro kandi yari yamuhamagaye nyine. Aisha yitegereje Cyubahiro ntiyamumenya bitewe n'amafuresheri yo mu maso n'ubwanwa no mu mutwe n'imyenda yari yambaye. Yaributse umusore Bogari nk'usigena arabona ahuriye n'umusore uri kuri uru rwego, umusore ugaragara nk'ufite ubuzima bwiza kandi afite ubushobozi cyane bw'ibifatika. Uyu ni umunyamafaranga. Hewega uyu yari shemegi wanjye kwa grand frère umwe nakubwiye amakuru amateka yiwe. Cyubahiro kivuga ibyo Aisha koko yazamuye ibiganza ahita afata ku matwi yombi, arangije acomekamo intoki mu matwi yigira nk'umuntu urimo kuzibura amatwi, bigaragare ko yari arimo kumva ibintu bitasobanutse bitanashoboka. Uyu yari indese, aba babiri yari Cyubahiro n'umukunzi we Karere Kinyana. Cyubahiro Cheryl Kabrag. None urimo urambwira ko uyu ari we wa mugore wa shemegi wanjye Micopo? Iri ryari ijwi Karere Kinyana yarakoresheje ijwi ryuzuyemo gutangara kweri. Yego niwe. Ibyo ngibi Cyubahiro bisubije asubiza Sheriwe mu ijwi rituje cyane. Aho rero niho Aisha koko yari yamaze kwitegereza Cyubahiro mu maso n'isura ye yamaze kuyimenya kweri, yamaze kuyimenya neza. Aisha koko uheruka uyu musore ari muri situation yo kugaragara nk'umuntu utanaha n'umwanya ngo munavugane, umuntu w'umutindi w'umukene, none aragaragara nk'umusore ufite amahera menshi cyane kweri, ufite n'umusheri mwiza kweri, araba VIP. Aisha koko arebye abona ko ngo nta n'umusore bararyamana ngo uri kuri urwo rwego, ngo na experience afite ngo n'abantu bose amaze guhura nabo. Ubwo rero Aisha koko arebye Cyubahiro urwego ariho yahise kurura aravuga ngo ubuse Micopo ari ku ruhe rwego niba Cyubahiro ari kuri uru nguru. Aisha koko rero yikanze atangiye kumwenyura mu mutima, yumva guwe neza mu mutima abona ko niba Cyubahiro ari kuri uru rwego Micopo ari kuri urwego rukubye nka inshuro nka zingahe ageranije n'ukuntu yabasize bameze. Heshe gashemege, ese burya ni wowe? Ese grand frère wawe ari he? Impa nimero ya grand frère wawe? Ndamukumbuye n'ukuri kose. Aisha koko ibyo yavugaga mu ijwi ryuzuyemo ibintu byo bimeze nko gushyanuka no kuvugira hejuru. None shemege giye ko nabasize muri babiri, jewe ahubwo niwe nakabajije. None warabyibagiwe? None ubwo ngiye namenye grand frère ahaherereye ari he bitewe n'ukuntu navuye hari iwanyu. Ibi rero Cyubahiro yabibwiye Aisha koko arimo guparika imodoka bayifunga, hanyuma we na Karere Kinyana binjiramo imbere. Uwo munsi nkubwije ukuri nshuti neza amatwi wari umunsi utangaje, harimo no kwicuza kwinshi. Ibyo bita kuyakandagira nibi. Ese ubundi ubu kuki nasibye nimero ya Micopo koko? Aisha koko yatangiye kwicuza gutyo. Nyuma y'akanya gato Aisha koko amakuru yari yayamenye. Burya Cyubahiro niwe nyiri iyi bare inshyashya ikunzwe cyane, igaragara ko ari yo muntu w'umukire. Ibyo rero byakomeje kurya mu mutima cyane wa Aisha koko, biramubabaza cyane kweri, abona ko yahombye. Shutu neza amatwi iminsi 3 yakurikiyeho mu cyaro mu Cyankuzo kwa muzeyi Hatungimana Stanislas haje abashyitsi bakomeye cyane kandi benshi. Uwa mbere waje yari Cyubahiro na fiancé we Karere Kinyana. Nta muntu n'umwe muri Cyankuzo wari kwiyumvisha cyangwa ngo yizere uburyo iterambere rya Cyubahiro ryihuse cyane kandi rigeze kuri urwo rwego. Ntabwo ari mu cyaro cyabo, hari inyuma y'abamisiyoneri gusa, yari Cyankuzo yose kuba umusitari nyine iwanya aho uvuka. Abantu benshi bari bahuzuye baje kureba uwo musore waje. Icyambere barebaga gusa ntago ari imodoka nziza yarazanye gusa nziza ngo cyane, ngo bari batangajwe no kunazanye umukobwa mwiza cyane kweri, ngo umukobwa mwiza cyane ngo muri Cyankuzo ni wamubona umukobwa umeze gutyo n'ubwa mbere abonye umuntu umeze gutyo kweri. Bavugaga Karere Kinyana. Ikindi cyumije rero iyo famille ni igihe Muzehe Stanislas n'umugore we babonaga Dr Jean Pierre Muzehe n'umugore we nabo bahaje mu yindi modoka, kuko bari baramenye amakuru ko Dr Jean Pierre nta kibazo bagifitanye. Bamwakiriye neza bamuha ikaze iwabo mu rugo muri salo. Icyumije ababyeyi ba Cyubahiro batangajwe nuko ngo fiancé w'umuhungu wabo Cyubahiro ngo ari umukobwa ngo wa Dr Jean Pierre. Shutu neza amatwi suko Dr Jean Pierre yari yabesheje umugisha ko umukobwa we azashakana n'umuhungu wa Muzehe Stanislas. Si ibyo gusa rero yari yamaze no kubemera ko azabubakira indi nzu nziza nini, kandi yari yabemereye ko azabafungurira andi maduka 3 ahantu bashaka mu gihugu, ngo azabahango n'amahera menshi ngo yo kugira ngo business zabo zigende neza. Ibi rero byose byagaragazaga ko Dr Jean Pierre yahisemo guhinduka ngo ashaka gusaza neza, kandi ikintu cyitwa amahera warayafise nta kibazo. Arashaka kwiyunga n'abantu yahemukiye, ngo ubu ni umuntu mwiza cyane kweri, atandukanye n'umwe muri cya gihe cya kera. Uyu nguyu ntabwo ari Dr Jean Pierre watesheje umutwe
famiye ya Stanislas Hatungimana wari umubashi. Mu myaka myinshi yashize gahunda za fiançailles gusaba no gukora n'ibindi byagenze neza. Amezi 6 ashize rero habaye ubukwe bwiza cyane. Ubwo icyari gukurikiraho ababyeyi bo ku mpande zombi bari bemerewe gusura abo bana babo mu rugo rw'abageni, cyangwa ababyeyi bakaba basurana babanga bagasura abandi, na bene wabo ba hafi bakabasura, bagasura Cyubahiro na Karere mu rugo rwabo i Bujumbura nyine. Erega mu babasuraga harimo na Micopo ahangaha yaramubonye amakosa yakoze, ndetse Micopo yari yararetse inzoga, yarahisemo guhinduka nawe. Umunsi umwe byari mu masaha 4 z'ijoro, byari nka nyuma y'amezi ane ubukwe burangiye nyine. Ubukwe bwiza bwabaye bwiza cyane, ubukwe bwa Cyubahiro na Karere Kinyana. Cyubahiro na madamu we bicaye muri salo nziza cyane. Cyubahiro yakoze blague afata kunda ya sheri we, inda yari ikuza kuri we ya Karere Kinyana, ngatwitengeye inda y'amezi 7. Telefone rero Cyubahiro yahise itangira guhamagara, arebye abona uwo bahamagaye ari nimero nshyashya. Telefone rero Cyubahiro yarayitabye. Yego mwiriwe neza n'ameza. Cyubahiro yashuhuje gutyo. Nyakubahwa Cyubahiro, amakuru yacu ni meza. Uravugana n'umukuru wa polisi hano kuri station muri ville. Hari umukobwa ufatiwe ku kabari kawe, yaragiye kwiba umukozi wa hano ku kazi kawe kuri hoteli. Uyu nguyu yitwa Aisha ngo ni Koko, arimo aravuga ngo urishemeje we ngo ni umugore wa grand frère wawe. Koko rero nifite nimero zanyu, nagira ngo umbikumenyeshe kuri telefone umenye icyo wamufasha cyangwa icyo kuko twabigenza. Ndumva byose bikureba. Yibye umukozi wawe kandi nawe ngo ni uwawe, ngo ni Shemeji wawe. Uyu mupolisi wari uvuze ngo akuriye ngo station ya polisi, nuko yabwiraga Cyubahiro ngo yaramuzi ngo ahamagaye nimero ye. Ahangaha rero Cyubahiro yabonye ko nyine Aisha Koko bamufasha muri za gahunda ze z'ubujura nk'ibisanzwe, ndetse icyo yabonye ko uyu nguyu yamwicira izina nta kindi. Afande uwo mugore uwo mukobwa yari Shemeji wanjye kera, ndetse kera cyane, ndetse uwo yatandukanye na grand frère wanjye. Uwo mugore yaramaze kwiba grand frère wanjye ibintu byose. Ibyo ni ibiganiro Cyubahiro yagiranye n'uwo mupolisi, barimo guseka. Cyubahiro arangije akupa telefone. Iminsi yakurikiyeho Aisha Koko bamugejeje mu rukiko, bamufunze imyaka 2 ngo n'amezi 3 bitewe nuko ngo n'abandi baje kumurega yagiye yiba bari benshi. Shutu neza amatwi, nyuma y'umwaka Karere Kinyana yari yabyaye umwana, ndetse umugabo we Cyubahiro yararangije secondaire bitewe nuko yakoraga amakandida libre, kandi ngo yari umuhanga kwere, ndetse yari yahisemo kwiga business, ndetse bari barafunguye izindi business zitandukanye we n'umugore we n'umudamu, ndetse ngo aribyo agiye kwiga muri university. Umunsi umwe ku manywa bari muri salo, Cyubahiro yabajije umudamu we Karere Kinyana, madamu wanjye, je urabizi buri munsi nibaza ibibazo. Cyenge nibaza ahantu hose wagiye unyura, abantu bize, hari abo mwiganye mu mashuri, abo mukora n'abo dogiteri bagenzi bawe, none byagenze bite kuki utabemeye ukaza kwemera kubana nanjye? Njyewe ntari mfite epfo na ruguru, none gaho nkundiye iki Karere Kinyana? Cyubahiro yabajije icyo kibazo umudamu we, abimubaza yitegereza umudamu we. Umudamu wari uteruye umwana wabo arimo kumwonsa. None mugabo wanjye nawe ugisetsa, urimo urashaka kumbwira ko utazi impamvu? Karere Kinyana yabivuze atyo areba umugabo we n'aya maso ye meza, arimo guseka yishimye, ubona ateruye akana keza cyane ariko konsa. Cyubahiro yajunguje umutwe abwira Karere Kinyana ko atazi impamvu. Hakurikiyeho guseka rero, ubona ari famiye yishimye cyane kwere. Shutu neza amatwi, inkuru nziza ziraje zindi, ukomeze udukunde, twe tugukunda mu mabara yose. Iyo durangije inkuru haba haje indi fire vibes zigeretse hejuru y'izindi. Ukomeze ubwe neza, tugiye kukuzanira indi nkuru nshyashya iryoshye cyane kwere. Abo tumaranye igihe ibyo murabizi, mujye muvuga ngo kukingi irangiye nyuma hakaza indi, nayo ngo kukirangiye hakaza indi. Abo turi kumwe kuri WhatsApp, ukomeze ubwe neza aho uri hose, aho uherereye mu mpera zose z'isi. Ukomeze ugubwe neza, imvura mugisha ikomeze yuhire ibyawe, ukomeze useke. Ibyiza gusa nibyo tukwifuriza, turagukunda mu mabaro yose. Sinarangiza kandi nagushimiye wowe twatangiranye guhera ku gice cya mbere, tukaba dusozanije kuri iki gice cya nyuma finale y'inkuru yacu. Ntiba byoroshye, ariko uruhande rwacu dutegura nawe ubyumva, ntiba byoroshye cyane cyane nk'iyo twatinze kuyizana, tuba tubibona nyine kare rukundo rwiganjemo. Turukunda cyane rero n'ukuri. Tukwifurije byinshi byiza ko dutangiranye inkuru tukayirangiza ndetse niba hari n'izindi twatangiranye tukazirangizanya, hariho n'izindi kuri channel niba ari utarumva nyinshi cyane muri stock zirimo. Ibyo tuguteguriye ni byiza gusa. Love you so much, peace and love. Ngende Clement, peace out, duhure mu nkuru yindi nshyashya. Bye.